ntabwo ibikeri bituza inka gushoka. sawa nyine mukomeze mu bwanuke ubwo Godfather bizatuma muri umuntu uri mu karenganire cye kuvuga, mukomeze mukore ibyo mwakora. Ndeka nkubwire ubwo ari comment bakaje ndakuzi. Oya ntabwo ari comment ndi gushaka no gupara kugira ngo mbare mashini mu modoka. Urimo kumva? So ibi bintu abantu baragenda bagafata ibintu uburyo bwabo bakabitwara. Ubu ngubu njye iyo mbonye ibiboro nk'ibi ngibi ndavuga nti message yamaze gutambuka mu mipata. So ibyo kwacyuzinga dumba njye banshinze Pegasus barambira ngo Godfather ngo Pegasus zicari cyo. Pegasus ni application y'abanya-Israel bakoze igura miliyoni y'amadolari. Imwe bigaze gushinja u Rwanda rugakwenuka rugaseka rukavuga ati amafaranga twashyira mu bikorwa remezo bifasha abaturage ntabwo twayashyira mu mwanda ngo zumvirize abantu. Wigaze kunshinja Pegasus ngo ngiye mfite Pegasus ngo numviriza nuza ngo za ambasade. Ariko ubuza abantu iyo bamanje kukugira abangaba abashenzi bashatse kukugira ikibazo baramanza bakakugira igitangaza. Godfather uri nisabiriza amakwera aho bamaye ikibazo ngo nasimbuye muziki kumari na zeno kasi ya buroro. Uko kuntu uvugira hejuru amasaha abiri n'uruha nduhiki erega ngiye Imana yankuye ivata mu kanwa irangije irambika ikara. Imana yagize ikara ku munwa, niyo mpamvu mufite ikibazo gikomeye muzagenda mutumbe nta hantu muzagenzo zaze nkaguye kenzo ashaka kuzamuraho barashaka kugira ngo nzamuhakaze. Urimo kunyumva? So dumba rero ibi ngibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye, so ubwa kabiri bizahoraho. Urimo kumva? Godfather ntabwo ibi ngibi njye bishobora kuza ngo bincire shaki. Turi kumwe ntabwo iyo igihe kigeze njye ari kuvuga ndavuga. Urimo kumva? Iyo ngizi nkuru ndayivuga, ariko ikintu nakubwiye sinzi wacyumvise kandi barakibonye ikosa Godfather ntashobora gukora. Turi kumwe sinzaza kubreakinga inkuru. Urimo kunyumva? Umuntu uri gukekaho ngo nice iperereza cyangwa nabangamire ubugenzacyaha. Niyo mpamvu kugeza aya masaha iyo hari inkuru ndaceceka njyewe Godfather nkaza ngakora comment. Cyetse nibambwira ngo gukora comment nabyo ni bibi birekera byo nzabiriko. noneho Godfather ari ikintu ushaka kugira ngo ukore ariko n'uburenganzira bwanjye gukora kuri comment kuri kuvuga ari ikintu ushaka kugusaba kugira ngo turangize. Sibyo sheri wanje sheri God ari ntabwo wemeye kuri umutinganyi imbere y'abanyarwanda. Reka ngusaba akantu kamwe sheri. Wansabiye abahanzi imbabazi ku bintu uba wabakoreye. Wasabye njye nawe si ubwasabye bazi nyine wowe kubera nafashe Chris nkamutura ku myanya y'ibanga. Wabasabye imbabazi kweli twabaka abahanzi bazonze. Subiza ibyo bintu dumba ntacyo erega bwana nimutegera. Okay injewe Chris Easy wait uretse gatoya Chris Easy Roskana n'abandi bari bose mu mbabarire navugishije umujinya mu mbabarire. Amazi yarenze inkombe nabo bazi ko inkoko z'imira mpano ariko byaratinze. Izo mbabazi ujye gusaba imbabazi nde Chris Easy na Roskana ngaho ijambo riri noneho nawe wabagiye kuri kamera ngwino basabira imbabazi kuri kamera. Turakumva. Chris Easy na Roskana urazi wacu murabizi ko mbakunda cyane. Urumva narakosheje mwarandakaje murabizi ntabwo twabisubiramo ariko ndashaka ko mumbabarira. Narabatutse ntabwo byari bikwiye mumbabarire cyane. Urumva kandi Imana ibahe n'umugisha. Roskana nawe usora indirimbo ibe hit nka Chris Easy ukuntu yasohoye indirimbo iba hit. Chris Easy Imana irimo irakureba urakuze cyane.
Godfather ni ukuvuga ngo usabye imbabazi Chris Easy na Rusikana nibo bantu nzi ko navuze natutse mbabaye narakaye ntazi baranditse ngo nyoni nyinshi dumba iri jambo rirakomeye umuntu wigize nyoni nyinshi dumba uzi jambo nyoni nyinshi icyo risobanuye so umva Rwanda nziza byanditswe n'umukobwa umva Mr Rwanda nziza umunezunze wambwira umuhanzi umwe cyangwa babiri wavuga ati nawe one day yarinze ngo nawe vayo usabe abo watutse imbabazi ngaho nuko twebwe tuzi ko hari waje rukandagaza izuba riva mbikora urero nawe mbwira wameshoninze amazina mbwira ninde muhanzi uvuga ati Godfather uyu muntu musaba imbabazi noneho nsabira saba betray imbabazi right now ndamukuriye iki uretse gato nsaba imbabazi kubanza gupfukama ndega amatwi kuko bijanye kubara mwandike gihe ndabikora ni abantu niba bavuga ibyo navuze ngo bakwisaba imbabazi ndega amatwi kuba narabwiye betray nk'umuhanzi wamaze kuba umubyeyi washatse urugo ntabwo ugiye gufata igitutsi cyo mu ngutiya ngo gituke umufana Sidoni bikwiye ni ikosa nakoze nasabye imbabazi naho ntazo nsabye nta kosa ribirimo impamvu usabye imbabazi wowe waragiye kuri kamera ukoreshwa n'uburakari ukoresha amagambo aba ateye ubwoba nk'aya ngaya namaganye umufana yarakoze ikintu ngo yaragiye umufana yaragiye nandika sinibintu yamubwiye ariko critique indirimbo ye aragenda aterura ya magambo yanyu yose kwa kundi yakabaye byabiri nk'uko bizi abantu komedi bose bakanura amazi urimo kumva ese bibaye abizanye njyewe ndavuga ni kameme ntabwo ibintu bikwiye kandi simbi niba hano nkaguhamagara ntunyitabe turarwana ngaho mbwira undi muntu uwo nguwo ntazo musabye undi usabe Devin imbabazi ko twavuze ko wafatiye ku gahanga uri ukamutuka ibitutsi bitagize kandi nawe ukabyemera Devin namukora iki gituma musaba imbabazi shawe umututse byinshi kabisa si kimwe si bibiri ndega amatwi ukoresheje ijambo nakoresheje namaze kurisanga sinza kurisubiramo ni biriya bintu byakoze byo kujya kwandika imbabazi yarari gusaba yazimenyekanye kuzandika mbere y'abanyarwanda mu bafana kandi yazimanye ibyo ngibyo ntabwo bigize icyaha ntazo nsabye dukomeze isimbi nyandikira kuri WhatsApp like I don't know, like I lost your number. Uhereze Dumba amakoyi ni kuja kuri internet ari mu biti. Se Dumba kwatugiye mu biti ukaburi muri nyandikira kuri WhatsApp like your number I lost your number. Nimo ndavuga na isimba maranyandiki. Anambwira atara umuveho hano like urantesha umutwe isimba is writing to me. Wambwiye ko uri mwishyamba agiye gutema ibiti ukaburi mu ifuteye. Ngabandi muri ukaba uri mu ntebe mu idiva uryamye mu ntuza mu idiva aho uryamye agatanga mani ko muri boarding bra igitanda cy'imizo cyari guyu ibiti banyarwanda ni gato ngaho so kazo nyereke hose unyereke tu kandi twete gato mani yisinzu nyanzu none se mu biti mujyana ibyo byo guterura ibyo nibyo injyana nabyo ahantu hose dore nk'ahari ahantu ndiye ngaho sohoka hanze twereke hanze n'ubusanzwe ubikora dekaribirije mani ntufungure utwereke hanze turi mu ishyamba oya ubu ngubu ntabwo ndajya mu ishyamba nyine nyaryo ubu turacyari ku kagikaraho hafi uzingira ishyamba ryari
ariko se biri seriye kuba yagiye mu ishyamba ngo wabivugaga yagiye mu ishyamba none yari yagiye mu ishyamba noneho uri ukuntu nyamunsi ndumva ugomba kuzagaruka ukama ku mafaranga y'ibiti dore uraje kuri pano yanjye wigira Rwanda nziza kuko ugiye kuva online uraje ushatse guhehayo wasize uneye nzaza iki gihe cyose ushaka guhehayo waneye kugira ngo uzagaruke bakagukumbuye Rwanda nziza we ngaho jya mu biti nugaruka tuzaba tugukumbuye uzaba uri imfura idakosa ndumva udasura ngo anutse ndumva nk'umwana mwiza ndumva udatukana ndumva agiye kwigurira imitwaro yose n'uwe disipurine bwabo aje kugikoreza godifada ngo agende ngo ari umwana mwiza uranyirukana inzajya mfata ka akawunti nkasige hano ngende bagakandeho muzagende ujye ukazana ugashyiraho dusabirize nzajya nkashyiraho nkasigeho ngende njyewe amakuru niko aryoha icyo kintu kivuze ngo ndasakuza mu gitumure kigende mu kivana no mu kiboro moderators do it ngo moderators do it ndayana n'igiti bishanga mu kimanure mu kiboro kiri rero ibintu kabano wagira ngo n'umukozi wawe buri kantu kose ukoze ahita reka dubwire dumba ntabwo ari ukwikina urukumva biragoye cyane kugira ngo umunsi nahindutse kuba uyu wundi we mvuga ibintu nk'uko mbibona ntabanje gutamikwa amagambo ntabanje kwigira Rwanda nziza ngo mu nkunde ndumva ntabwo ndusha ububogare wenda mfite agantuza wenda wowe ufite ukuntu ujya wigira nk'abagore ariko ndumva nashyizeho kamera hano ko bankunda ndumva bakakwibagirwa ndumva kumva ko abakobwa bakunda ijwi ryanjye ndumva umunsi naje hano muzagana he ndumva ko abantu bankunda batanze umunsi bambunye ndumva ko nafite intego y'igitsina nkawe ndumva umunsi naje n'abanyarwanda bakambona aba bana bambona bakankunda bakambi nk'abatanze umunsi bambonye ndumva uzangizwa n'iki niyo mpamvu aregana ngo mvuge ibishegu impamvu ntavuga ibigambo bitameshe ndumva nuko ndi imfura ikarabye ndumva imfura ikarabye wowe ndumva okay reka dushake umukobwa umwana agira ikintu abwira abanyarwanda sike bite my boy kariyami uranyumva Yego. gira ijambo uvuga kuri godifada ndabona wazamutse uvugaho ijambo nuko mbona niba abagore bawe nakubwiye Ndumva ndakubujije. Ndumva ari kwigira ku isake igoroye. urakoze Ndumva uri kwigura. uwo niwe minsi Uri kwigura. nuko babaye dufite uretse gato dufite umuntu bita Sibomana Dumba uretse gato Dumba kamaze kubwira Sibomana uwo ari we Sibomana ni Patrick Murunana n'umuntu umaze gutanga umusanzu uhambaye Sibomana ni umukinnyi w'amafilime uyu ni umupromota niwe munyarwanda yagize miliyoni ya mbere ya Instagram y'abafollowers muri aha ngaha ntabwo muramwirukana uyu ni umuntu wagize miliyoni ya mbere urimo kumva agira uruhari afite ikinyamakuru ufite engagement imeze gute tugende gakeya niwe munyarwanda ufite engagement imeze gute agiye kumuharabika uretse gato oya niwe muntu wagize miliyoni ya mbere y'abafollowers n'abashadiri batarabagira Sibomana reka godifada natumurenga ntega amatwi nani Sibomana yego uraho muraho neza urakomeye cyane rwose umaze igihe kingana cy'unkurikira undeba unkurikira niba atari ibanga na ngira ngo byahereye kuri X ikiri Twitter yego se burase mu bihe bya COVID-19 urakoze cyane Siboma ndibaza karame fada nk'igihe umaze unkurikira ndi ikibazo yego ikintu cya mbere ndikubaza kandi nturya imboga uvugisha ukuri oya njye se uzi ko njya imboga umubona ute impamvu uranga godifada umbona ute ndi muntu ki bo njyewe nda ku ruhande rwanjye tuvuga nta kibazo mfitanye nawe
kandi ntabwo ari uko ndi miseke igoroye nawe uri miseke igoroye aho twagonganye twabikimuye mu mahoro mvuze ko byose ari 100% naba mbeshye ariko naho ibintu bitagenze neza twarumvikanye binyura mu buryo nta kibazo mfitanye nawe wenda nta bushakashatsi nakoze ngo menye nimba abantu bose mudafitanye ikibazo cyangwa se mugifitanye aho nanone naba mbeshye ko nta bushakashatsi nakoze ikindi uburyo ukora nk'umubloga ukora mu buryo navuga ngo bugendanye n'ibyo amahame ya social media akora kuko kuri social media iyo uzanyeho ibintu by'ubwenge ukazana ibintu biri professional ntabwo bagukurikira ntabwo ubona aba followers ntabwo ubona abantu baza kubu ngubu wakoze topic uvuga ngo ukuntu wakwiteza imbere ngo ukorere amafaranga mu buhinzi n'ubworozi wari kuba ufite abagukurikiye nka 50 rero hazamo na entertainment gushyushya n'iki gusa ariko nanone ntabyera ngo de uramutse ushaka ko ari byo nanjye nakomoza wenda byo kunenga gushima byose bambwira nkabivuga ibivuge kandi arimo mfite ijambo yego wenda duhere mu gushima nuko ino mihanda ngira ngo urabizi ko research igaragaza kumanura waretse nkavuga nani ukuvuga ngo nani kuvana ku modoka icya mbere bino ni entertainment nk'abantu baba bigunze bakongera gususuruka icya kabiri harimo urumva nanone nko muri showbiz yacu iyo uje ukavuga ikibazo wenda ko kimeze iby'umuhanzi yakagombye gukora kugira ngo umuziki we ugere ku rwego ruri international of course buriya iyo hajemo kunenga nkanjye nkunda umuntu unenga ariko nanone hari abantu batabikunda iyo ugaragaje wenda ibyo umuntu yagakoze kugira ngo umuziki we urusheho gutera imbere yaramenyereye abantu bamusingiza hari igihe nanone bimubabaza nibaza ko nanone iyo ni karite ariko nanone hari igihe utuma umuntu atavuga tuvuga urugero nimba uhaye nk'umuntu ijambo ntutume arangiza igitekerezo cye aho nanone ashobora gukomereka umutima ariko nanone inosi ya social media ni kumeze uje ukaba umwana mwiza ntabwo wabona abantu benshi bagukurikira nk'uko ujya unserereza uvuga ute se sibomana kujya live hakaza abantu bake baza kukureba nuko nanjye mba ngerageza gukora ibintu biri mu bwenge biri professional wenda abantu basura Instagram muri Sibomana Kadomoyema ariko uje kuba umwana mwiza ntabwo ubona abantu gukurikira iyo ni reality y'imbuga nkoranyambaga no mu mahanga hose ariko nanjye ikindi nanjye nasaba wenda rumva nk'umufana cyangwa se nk'umuntu ukurikira imbuga nkoranyambaga hari note tutajya kuri video haburike uretse gato nkabaza ikintu kimwe uravuze ngo Dumba ko ari umuntu ukurikirwa cyane avuga ibintu by'ubumara nta bintu bizima avuga ntabwo namuvuze nubwo ejo bundi yifatanyije n'akagurupe kashaka kunkubita hasi ntabwo nzi impamvu wenda nimba ari ikintu dupfa akaye kagurupe Dumba ntabwo yubaka arasenya igihe habaga umukwabu Instagram isiba amakonti y'abantu itwara aba followers ngira ngo hari umuntu wakoze video wakira collaboration kandi icyo gihe wabaye umufatanya ibikorwa rero urumva n'ibintu nabonye ko nawe wenda waba hari icyo dupfa kandi nzi ko hari icyo nabwemukiye wambwira nkagusaba imbabazi iyo video yari imeze gute ni video yajemo umuntu bita Mutesi Jori nanjye iyo collaboration wari ufatanyije na Kazungu ka boss mugaragaza ko nyine ihundura n'umukwabu umwana witwa Ice Mobi yego baya n'abahungu banje icyo bakora yego iyo bakubonye bakabona ufite nka miliyoni engagement yawe itari birakora babivugaho gake wamwumvisha Dumba wubaka Dumba ushiri wamwumva Dumba bro none se engagement kutarabye muri dashboard yanjye wayibonye gute Rwanda nziza none se likes ntabwo ziboneka none se kandi navuze ngo konge nkore ibintu by'ubwenge likes ziba nkeya cyese nje gutukana ibyo ngibyo ni ikibazo nimba ari ibintu bya social media uravuze ngo engagement za Dumba ziba mu bugoryi none se ukora iby'ubwenge bihe reka nkubaze haba hari amahugurwa nubwo yaba ari icyumweru wakoze y'imikoreshereze ya social media turashize cyane fata umubago wakwerekana ibimenyetso nkabyerekana bombo clat ko wakoresheje ko wize social media
ko njye narazize nahawe amahugurwa yemewe n'amategeko. Ngwino kuri zarazikananira ukananirwa kuzikoresha. Ngwino hano se baba. Mwebera tugende gake. Kamuhijya. Ndaje gato unshyira umunota nk'ibiri. Iminota ibiri ugiye kwipodowa ntabwo uri umuntu w'umugabo. Oya njye sinipodowa nipodowa ngenda umugore. Urayimpaye cyangwa? Yifate kubandi. Okay. Nyine mu gihe minota itaragera wakwerekana nimba we warize mu buryo bw'amategeko uburyo bakoresha social media ubyerekana nanjye mbyerekane. Okay, ntabwo mbifite. None se ujya kuvuga ngo ijya kwifatanya n'abantu bansebya bankubita hasi banyangisha abanyarwanda kandi uzi ko karaga account kangero kantunze nkorera nyuze mu mucyo urumva udakore kunsaba imbabazi ahubwo bari bavuze iki? Domba arazigusaba kuko agiye kujya mu biti. None se wakiriye collaboration y'ibyo utazi ibyo bavuze? Turashire njyewe abana bamfana gusa mpita nakiriye wansaye collaboration. None ubwo niba bakoze ibigize ibyaha ubwo nawe ntuzaba uri kumwe nabo? Bakoze iki? Nyine wakiriye collaboration y'ibintu utazi ibyo ba postinze? Yego, ariko ndimo no kubaza bakoze iki? Nyine haba harimo ikibazo nimba wakira collaboration utabanje kureba ibya postinze. Ndimo no kubaza bavuze iki, bakoze iki? Nese ubwo hoya banza umbwire wakire collaboration utazi ibyo wakiriye ibyo bintu wigaga bajyaga babaza ibibazo sibyo? Yego. Mwajyaga musubiza. Twara tugera gute? Mwajyaga musubiza. Ibiki? Ibyo wize by'ubumenyi bya social media byo kuba ufite niba impamyabumenyi certificate. Oya, ni certificate ngo mu Kinyarwanda ni certificate ngo mu Kinyarwanda ko twabyize. Noneho imagine nanjye ndimo ndabaza ikibazo. Ndakubajije uwo muntu yapostinze yari arimo arakubwira iki, yarimo aravuga iki? Barimo bagaragaza ko nyine ni nko mu Kinyarwanda kiza n'ubwo babyita ngo ni nko kuningura. Oya bivuge mu mvugo ariko njyewe urumva nabifashe ntabwo namenye niba byarakozwe. Bivuge mu mvugo yo kwishuri kuningura izo social media yakwigishije kuningura sindi kuyikorera ngo ndibone. Muri social media imvugo kuningura turabisobanura duti. Siboma. Oui. Umuntu yaragututse. Oya ntabwo yantutse ariko ariko ngo ndavuga ko nabiketse. Icyambe naketse ko ndabyaba ari bya bita bya showbiz nyine byo kugira byo gushyushya abantu nyine icyo ni icyambere ariko nanone impamvu nabonye ko haba harimo akabazo nuko bamwe mu bamwakoranye barimo bakazunguka bose atari ubwa mbere babikoze vuga nenda babona asa nkaho mbangamye muri iyo systeme ya social media. Oya ariko nanone ndacyashaka kubaza bakuvuzeho iki? Banengaga ngira ngo harimo nko kunenga imikorere y'uburyo nkora ku bya social media bumva basa nkaho bari ready yuko account yanjye yatwarwa. Iyo uvuze ngira ngo ni nko kuvuga like ntabwo uri sure ko ibyo bari baravuga. Oya barimo banenga. Bakunenga gute? Hari habaye umukwabo Instagram yakoze umukwabo gusiba amakonti no gutwara aba followers wumva basa nko bishimiye ko baba bari ready ko nanjye icyo kintu cyambaho. Sibomana ibintu byawe ntabwo ndimo ndabyumva neza. Sibomana uranyumva? Ndimo ndakumva. Wabaye iki? Wabaye iki? Siboma.
uretse gato reka njye kunyara nongera mubaze icyo kibazo nindangiza kunyara ndaje uretse gato si mama uraye iki nabaye iki gute se ubona afite icyo kibazo the fuck oya ni ukwiha amahoro godifada umva sinarihumuye reka sinabwira ndapfuye kusigaye ungana gutya narabyibushye cyane se ndatunguwe kabisa rahira se yewe na karaputo nazabyibuha warabyibushye mwana none se umperuka ryari nguheruka n'ukuri amafoto gushyira kuri website yawe urumva harandike erega hanyuze n'iminsi godifada kaho gahanda y'intare ubu ngubu harimo uturabyo baranyumvire narenza wikiyaga ahubwo abwira abantu bankandeho ahubwo wowe kuko urumva ndi mu rugo rwawe miliyoni gukurikira wayibwira gukandaho miliyoni se ko abantu bose bavuye kuri Instagram bakizera kuri TikTok none niba baraje ubwo nawe ntibajemo oya nese wategeka wavuze ngo ninde wafunguye n'utarayifunguye ibyo nabimenya abantu mukurikirana Sibomana bavuye kuri Twitter ni mu mukanda y'intare kabisa niba hari abantu bamukurikira kuri Instagram baje Ndumva we kara abantu muri comment ni mu mpinga Ndumva bibone ni mu mpinga Siboma yumirwe yes Ndumva agarutse kwa Sibomana ndagirana ndabona ikibazo cyane cyakunaniye none se ni iki hoya mbaza ndagusubiza nari nakubajije ati bakuvuze iki mbona birakunaniye njya kwinyarira impamvu nabaye nk'ubica ku ruhande nabonaga harimo nko kwigiza ntabwo umuntu yaguha collaboration ngira ngo niwe ugeze kuvuga uti umuntu uzajya umuha collaboration z'ubugoryi nzajya nanamuboroka bivuze ngo izi inzima uba wabanje kuzireba none wakire collaboration n'ibintu utazi oya iyo umuntu ari nka muzima muzi ko atampa ibintu bidafatitse ntamwizera nabwo uyu nguyu mba narangiye kumucekinga